Ishimwe, gupfukamirwa no guhimbazwa ni iby'Umwami wacu Yesu Kristo uduhesha gusabana n'Imana. Mushiki wanjye mwene data, nguhaye ikaze muri aka kanya ko kuganira ijambo ry'Imana. Ndagira ngo rero dufatanye gusoma ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso igice cya mbere, turahera ku murongo wa 15 tugere ku wa 23. Mukomeje kubana na Pastor Jacques. Reka dusome. Nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera Umwami Yesu mugakunda abera bose, mbashimira Imana urudaca, nkabasabira uko nsenze, kugira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo ariyo Data wa twese w'icyubahiro, ibaha umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya, ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'iby'izaraga abera, mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero, iziha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri, izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru, imushyize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa, uretse muri iki gihe gusa, ahubwo no mu bihe bizaza. Kandi yamuhaye gutwara byose bishyira munsi y'ibirenge bye, imuha itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose, naryo riba umubiri we ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Amen. Nagira ngo muri aya magambo dusomye tuganire ku kugira inyota yo guhishurirwa Kristo. Aba Befeso bandikiwe bari abakristo bari mu itorero, nyamara Pawulo yari akibasabira ngo bahishurirwe Kristo kurushaho, babiheshejwe n'umwuka w'ubwenge bw'Imana. Biragaragara ko umuntu abasha gusoma ibitabo byinshi bivuga iby'Imana, kandi nabyo ni byiza, ariko ntabwo bihagije kugira ngo ugere ku rugero nyarwo rwo guhishurirwa Yesu Kristo. Kugira ngo uhishurirwe Yesu neza, ukeneye kugira igihe gihoraho gihagije kandi cy'umwihariko cyo kubana nawe, mugasabana mu gusenga. Iyo tumuhishuriwe biduhesha kuba muri we, kandi kuba muri Kristo bituzanira inyungu nyinshi turi muri ubu buzima ndetse no mu buzima buzaza. Dore bumwe mu butunzi duheshwa no kuba muri Kristo Bibiliya itubwira. Cya mbere, duheshwa muri Kristo Yesu duhabwa gutsindishirizwa, ku ijambo ry'Imana ritubwira mu Baroma ibice 3 umurongo wa 24, ahatubwira ngo ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo ibibahereye ubusa kubwo gucungurwa kubonerwa muri Kristo Yesu. Undi mugisha cyangwa se indi nyungu twungukira muri Kristo Yesu, bidukiza urubanza. Ijambo ry'Imana ritubwira hariya mu Baroma ibice 8 umurongo wa 1, havuga ngo nuko rero noneho abari muri Kristo Yesu nta teka bazacirwaho. Ikindi, kuba muri Kristo bidukiza itegeko ry'icyaha n'urupfu. Ijambo ry'Imana ribiduhamiriza neza hariya nanone mu Baroma ibice 8 umurongo wa 2, ngo kuko itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryambatuye ububata bw'itegeko ry'ibyaha n'urupfu. Iyo turi muri Kristo Yesu dukira itegeko ry'icyaha n'urupfu. Imana ishimwe. Kuba muri Kristo Yesu bidufitiye inyungu bene data. Ikindi tubonera muri Kristo Yesu, icya kane hatubwira ngo twagizwe abera. Niko Pawulo yabibwiye Abakorinto ubwo yabandikiraga, arababwira ngo turabandikiye mwebwe abo mu itorero ry'Imana ry'i Korinto, berejwe muri Kristo Yesu. Twagizwe abera rero muri Kristo Yesu, hariya mu Bakorinto ba mbere igice cya 1 n'umurongo wa 2. Icya gatanu, nanone turi ibyaremwe bishya iyo turi muri Kristo Yesu. Niko ijambo ry'Imana ritubwira hariya mu Bakorinto ba 2 ibice 5 umurongo wa 17, ngo umuntu wese yari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Ni ukuvuga ngo muri Kristo Yesu iyo twamaze kugeramo, ibya kera ntibiba bikibarwa.
ikindi cya gatandatu twungukira mu kuba muri Kristo Yesu ni uko muri Kristo Yesu twahindutse gukiranuka kw'Imana, nta kibazo kitubaraho. Niko ijambo ry'Imana ritubwira hariya none mu Bakorinto ba kabiri ibice 5 umurongo wa 21 ngo kuko utigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo muri we duhinduke gukiranuka kw'Imana. Icya karindwi nanone, iyo turi muri Kristo Yesu tuba twicaranye na Kristo mu ijuru. Ijambo ry'Imana rirabitubwira hariya mu Befeso ibice 2:6 aratubwira ngo nuko ituzurana nawe, itwicaranya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo Yesu. Nubwo abantu babona tugenda duca mu mibabaro n'ibindi bibazo isi icamo, ariko twicaranye na Kristo mu ijuru. Umubiri urababazwa, ariko umuntu wacu w'imbere yamaze kwicarana na Kristo. Imana iturebera muri we, izina ryayo rihimbazwe. Icya munani, iyo turi muri Kristo duhabwa ubushizi bw'amanga bwo kwegera Imana. Niko mu Befeso ibice 3:12 hatubwira ngo muri wo nimo duherwa ubushizi bw'amanga ngo twegere Imana dushize ubwoba, tubiheshejwe nuko tumwizeye. Izina ry'Imana rishimwe. Nuko kuko agakiza kacu ndetse no kwizera kwacu ari impano twaherewe ubuntu, tugomba guhora tubyishimira, dukora imirimo myiza ndetse turamya Imana tunezerewe kuko twamaze kumenya neza no guhishurirwa ko turi muri Kristo. Ikindi kandi tumenye agaciro twazaniwe no kuba muri Kristo. Twegere Imana Data wa twese ushobora byose tudatinya, tumubwire byose nk'abamenye ko turi abana bayo kandi ko twicaranye nayo. Izina ryayo rishyirwe hejuru. Mwene data, mushiki wanjye, dufite agaciro gakomeye ko kuba turi muri Kristo. Niyo mpamvu mu buzima bwacu dukwiye kubyishimira, natwe dukora imirimo myiza kandi twegera Imana dushize ubwoba, kuko Imana ari Data wa twese, umuremyi wacu ukunze, unejejwe no kubana natwe. Imana iguhe umugisha kandi kugirire neza kubwo kumenya kuri muri Kristo. Amen. Hariho icyo nkwaka mwami, nubwo mpora ngucumuraho, mwamunyeze unyezeshe amazi cyangwa umuriro. Mpanagurwe hose mwami, n'umuriro niba ushaka, nyir'ibyaha birimburwe, nyir'ibyaha birimburwe. Nuntunganiriza ubwenge, nzanezerwa nzaguhimbaza, ariko umutima wera ndawushaka kurushaho. Mpanagurwe hose mwami, umuriro niba ushaka,